amazina yanjye nitwa Imana Marcel n'umuvuga butumwa wo mu itorero ry'abizerwa ba Yesu Kristo dusengera i Kanombe. Gataho rero mbere yuko dutangira reka tubanze dushima Imana yuko yaduhaye kino gihe tukihumeka umwuka w'abazima. Mana nziza y'urukundo turagushimiye ko wabanye natwe waturinze uri Imana nyamana wera wa Siyoni wongeye kudutiza kino gihe none kano kanya data uri mu ijuru turagushimye yuko data wera twebwe kidutijwe kuramba muri iyi si hari benshi bageze ahacecekerwa ariko data wera twebwe uracyaturinze aka kanya Mana nziza y'urukundo turakwinginze kugira ngo hano hantu uzuganze utegeke ibyo wanshyize ku mutima data wera wanje Mana y'urukundo uganze utegeke hari abantu benshi bagiye kubyumva hari n'abandi bagiye kuzabireba abangaba data wera bafite amaso ndetse bafite n'amatwi ariko ndabingiye kugira ngo abafungi ngura amatwi y'imitima data urandetse ubatize n'amaso y'umwuka wera ngo data urabana natwe muri byose izina rya Yesu Kristo nombisabye nizeye amen. Hari ijambo Uwiteka Imana yashyize ku mutima nagira ngo twanze tuganireho dusanga mu kuva ibice 6 umurongo wa 8 umurongo wa 8 haravuga ngo kandi nzabajyana mu gihugu namanikiye ukuboko yuko nzagiha Aburahamu na Isaka na Yakobo nzakibaha kuba ibiragwa byanyu nduwiteka. Haleluya. Ndagira ngo twanze twumvira ijambo ikintu ryashaka kutubwira ariko hagati aho ngaho ngira ngo mbanze nkomeze abantu muri ibihe bibi turimo cyangwa se mu bihe bigoye turimo turi mu bihe bikakaye turi mu bihe bigoye abakristo bigoye abagenzi ariko muri imbyino bavuze ngo ibihe ntibikagukamuremo cyangwa se ntibikakumaremo imbaraga z'umutima. Haleluya. Rero ariko hano ijambo ratubwiye ngo nzabaha igihugu narahiriye yuko nzaha Aburahamu na Isaka na Yakobo kugira ngo kibe ikiragwa cyanyu. Haleluya. Iki gihugu Uwiteka yaduhaga yarakiduhaye kugira ngo kibe ikiragwa cyacu. Noneho amaze kukiduha iki gihugu wenda hari abantu batakizi cyangwa se hari abantu batacyumva cyangwa se bacyumva kundi ariko iki gihugu ni igihugu kitabamo tapendigo ni igihugu tutasangamo moto ni igihugu tudasangamo indwara ni igihugu tudasangamo ibigeragezo ndetse n'ibitotezo ntago bibayo nta nzara nta byose ntago bibayo. Ndagira mbabwira ngo muri iki gihugu ibintu byaho byose ni byiza nta kibi na kimwe kibayo nta na kindi kizongera kirangwayo. Yo mbabwira ngo muri iki gihugu nta shira umuteto zibayo nta mamoto nta kurwara nta gupfusha nta byago ndetse n'imfubyi ntago zibayo ariko iki gihugu ubundi tujye kuvuga ubwiza bwacyo ntago twabirangiza ahubwo ndashaka kugira ngo none twigarukire nyuma y'iki gihugu kuko ijambo ryarambwiye ngo ibyo tutarabonesha amaso yacu nibyo intoki zacu zitarakoraho ibyo ngibyo nibyo tubikiwe muri icyo gihugu cyo mu ijuru. Ndagira ngo noneho kugira ngo tuve aho ngaho muri icyo gihugu twigarukira aho ngaho mu nzira ahubwo ijya mu gihugu. Haleluya. Rero ahangana niho shaka yuko twidutindana ahangana niho shaka yuko tuvugana mu nzira ijya muri iki gihugu bimeze gute mu nzira ijya yo bimeze gute. Abantu benshi batubwira ubwiza bw'icyo gihugu ariko iki gihugu nubwo bakitubwira ari abantu babyumva hari n'abandi babifata ukundi kuntu tukumva yuko ari minenengwe cyangwa se tukumva yuko ari ibintu ari stories ziri aho ngaho ariko ibintu tubabwira no kuri bizabaho kandi bizasohora. Haleluya. Rero ndayimbabwira ngo noneho tukate inyuma gatoya twigarukiye mu nzira zijya muri iki gihugu. Hari byinshi wabwiye ku gihugu hari ndetse hari n'ibindi ukizo hari ibyo ntakubwiye hari n'ibindi nawe uzigewe nta kwirirwa mvuga hanga ariko reka no dukate gatoya tugaruke noneho tugaruke mu nzira ijya muri iki gihugu bimeze gute umugenzi ujyayo bimeze gute mbese bimeze gute umugenzi urimo witegura cyangwa se kujyayo bimeze gute mu nzira aho ngaho turimo tujya mu gihugu kuko kenshi na kenshi tubwirwa igihugu ariko ntago tubwirwa mu nzira bimeze gute cyangwa se tubwirwa igihugu tukanabwirwa n'inzira ariko se imyitwarire ijyayo bimeze gute muri iyi nzira. Aha niho nshaka yuko dutindaho gatoya mu nzira ijyayo. Igihugu cyo ni amata n'ubuki turabizi neza wabibwiwe kenshi ndetse nawe urabizi ayo makuru urayafite ndetse arenze n'abindi mundaguha ahubwo se mu nzira ijyayo bimeze gute. Muri iyi nzira ijyayo
Yesu hari ibintu bitarenze bibiri byonyine nshaka kubabwira, yaduwe nka kondisiyo ziranga umugenzi uzajya muri iki gihugu. Iya mbere ni ukumvira amategeko n'amabwiriza yagira ururembo. Nyiri iki gihugu afite amabwiriza n'amategeko agomba kuguha, ukagenda akaba yagenda gukontorora mu nzira ucamo. Ikindi cya kabiri, iyi nzira nta musivili uzayigendamo, izagendwamo n'abasirikare. Yesu ashimwe. Uyu musirikare uzagenda muri iki gihugu ameze gute? Ndagira mubwire ukuntu bizaba bimeze muri iyi nzira, cyangwa se n'ukuntu tuguma kubyitwaramo. Muri iyi nzira Yesu yadushyiriye mu Befeso ukuntu uwo musirikare agomba kuzagenda muri iyi nzira. Yaravuze ngo nimwaza muri iki gihugu nabahaye nk'ikiragwa cyanyu, nabahaye kugira ngo kizabe ikiragwa cyanyu. Muramenye mu nzira muzaze mwambaye ingofero. Ikindi cya kabiri muzaze mwambaye icyuma gikingira igituza. Ikindi cya gatatu muzambara umukandara. Ikindi muzambara inkweto. Nimwarangiza mufate ingabo ndetse mufate n'inkota, ubundi mufate urugendo muzi. Ahangana hose ushaka yuko tuvugaho neza. Wambara ingofero, wambara icyuma gikingira igituza, ndetse wambara n'umukandara ufunga ukomeze. Niwarangiza ushyiremo inkweto, urangiza ufate ingabo igukingira, urangiza ufate ndetse n'inkota. Ibyo nibyo birango biranga umusirikare. Ubundi umusirikare yakabaye kimwe n'umusirikare w'isi. Ubundi bijya gusa, ariko twebwe ahantu bitandukanira ni ku ntwaro turwanisha. Umusirikare w'isi arwanisha intwaro zirasa, ariko twebwe turwanisha intwaro ya Bibiliya, ijambo ry'Imana. N'urugamba rutandukaniye. Yesu ashimwe. Ndimo ndareba abantu benshi, nkumva abantu benshi nkabona abantu benshi cyane ngiye kubwira no makuru batari bafite, cyangwa se bayafite bakaba bari barayirengagije. Muri urugendo tugendamo hari ukuntu abantu baje, ariko barangije bazana ibintu bitari bikenewe mu rugendo. Hari abantu baje mu rugendo bamaze gufata amakuru neza y'iki gihugu, barangije bari boroye imbwa, barangije bati iyi mbwa yacu ntago twayisiga, iyi mbwa tugomba kuyigendera muri urugendo tukazayijyana muri kiriya gihugu. Abandi bari boroye ihene, barangije bazibangira ibiziriko byiza bishyashya, baravuga ngo ihene yacu ntago twazayisiga, tugomba kwijyana nayo tukajyana muri kiriya gihugu. Abari bafite amapusi ayo bayabangiye udutete, ntago bigeze bayasiga, abo nayo bo barayazanye. Baragomba kuvuga ngo natwe tugomba kuyazayajyana muri kiriya gihugu, tugomba kuzajyayo. Ibyo byose ni ibintu bikirimo bikerereza abagenzi bafashe bazana muri uru rugendo, kandi bitari bikenewe habe na gatoya. Barenze ku itegeko ry'umwami, barenze ku itegeko ndetse n'amabwiriza ya nyir'urura rurembo, ukuntu babwira ngo muze mwambaye ingofero ndetse n'icyuma gikingira igituza, mwambara umukandara ndetse mwambare n'inkweto, mufate inkota, nimurangiza mufate n'ingabo ibakingira. Abandi nabo ntago batanzwe, baraje ariko baza bitwaje za metero mu mifuka yabo. Barangije baraza birwa bapima uburebure, bwo buva hasi ndetse n'ubujya hejuru. Bati uriya muntu afite metero zinize, ndetse n'amazuru bazi kuyapima bakamenya santimetero zimifite. Ariko nagira nkubwire neza yuko muri icyo gihugu nta muka azabayo. Ndagira ngo dufate amakuru, cyangwa se twongere amakuru tutari dufite ku yo twari dufite, cyangwa se dukosore ayo twagendana gapfuye. Naho marangije agiye kubona ngo abakazana biwe barangije bati twebwe tugomba kujyana muri icyo gihugu, ngo bamaze kumva neza yuko icyo gihugu ko ari igihugu cy'amata n'ubuki, bati tugomba kuzakijyanayo, tugomba kuzajyanayo.
nabo barangije ngo bafata urugendo baragenda ngo bageze imbere kurangije ngo arakebuka areba bakazana bibara bati ariko siko mwamara amaje tugomba kugendana, barangije bati twe tugomba kugendana, ariko hari amakuru batari bafite. Namarangije areba bati reka mbaha amakuru yiyongere ku yo mwari mufite, nanjye ayo makuru niyo ndimo mbaha kugira ngo yiyongere ku yo mwari mufite. Kidukangwe nibihe turi ntabwo byakagombye kudukamuramo imbaraga z'umutima. No marangije yicaza Rusi ndetse na Rupa ku ruhande, arangije aravuga ati mwicare mbaha amakuru neza y'uru rugendo, mwicare mbaze mbaha amakuru y'uru rugendo kugira ngo muzakirwe mu gihugu tugiyemo i Yerusalemu iriya, kugira ngo muzakirwe muri abagenzi batunganyijwe muri urugendo. Ngo arangije abaha amakuru, arangije aravuga ati hari Mowabu hari iwanyu, hari mwabaga yo munywa inzoga, hari iwanyu Mowabu mwabaga mwambara imyenda mukagaragaza ibibero byanyu, ariko muri urugendo ntago byemewe. Arangije ati hari Mowabu hari yamwiruga musomana n'abasore muri abakobwa b'inkumi, ariko hari iwacu ntago muri urugendo ntago byemewe. Warangije abaha amakuru, rero ati hari Mowabu mwabaga mu nzu zihenze z'ibihumbi 150, ariko ni twagira i Yerusalemu hari iwacu muzaba mu nzu y'ibihumbi 15, nabyo muyibure babahe priyave mugende mube hanze. Arangije ngo abaha amakuru afatika. Kwa kanya ngo bacyumva amakuru, uwitwa Rupa ati yewe ubwo buzima ntago nazabamo. Na umaranyira bati hari iwanyu Mowabu mwarambaraga ariko ntago mwikwizaga, twebwe mu gihugu tugiyemo tugomba kuzatwambara tukikwiza. Muri urugendo mugomba kubyitoreza muri uru rugendo, ahangana mugomba kwikosorera byose bikagenda neza. Kwa kanya kibaha amakuru, uwitwa Rupa ngo arareba wareba ukuntu azaza arya ibiryo ntazane Kanores ngo arenzeho, wareba ukuntu azaza yambara ntihagaragaza ibibero, wareba ukuntu azaza agenda ntasoma amajina maniga ku ruhande, wareba ukuntu azaza agenda ntajye mu gisope, wareba ukuntu azaza agenda ntasongoza inzara, wareba ukuntu azaza agenda ntiyitukuze ngo ahindure uruhu rwiwe. Avuga ati mukecuru wenda kwinginze kano kanya so musezere subireyo, gibyo ntago nabishobora ndagiye. Ako kanya nawe marangije uramusezera uramusoma asubira yaragenda. Wariko ngo Rusi yari yarafashe amakuru neza, rava ngo jewe icyo gihugu cy'i Yerusalemu namaze kukimenya neza, tugomba kuzajyanayo. Iyo Mana narayumvise, Imana yawe niza Imana yanjye, ndetse ibyo byose ntago byitaye mbitejeje agaciro, aho uzagwa niho nzagwa, je no matanye niyo Mana yawe. Rusi arangije habe intwari muri urugendo, reva je ngomba komatara na mukecuru, tugomba kujya muri kiriya gihugu kikiragwa cyacu. Uwiteka dwe ngo kizabikiragwa cyacu, akatubwira ngo kizabikiragwa cyacu ngo ntibahaye kubw'Aburahamu n'abasogokuruza banyu. Nongera mbutse impamvu iki gihugu cyitwa icy'Aburahamu n'abasogokuruza na Yakobo. Imana yaravuze ngo Imana ngo abantu bose bariho, ngo ni Imana y'abazima si Imana y'abapfuye, kuko ngo bose bibarebye ngibona bariho. Niyo mpamvu yivuze gutya ivuga n'abapfuye, twe tukagira ngo irimo iraduha igihugu cy'abantu batakibaho, ariko ku Mana yo bariho ni bazima. Nagira ngo tuvuge neza ku by'uru rugendo. Igihe kimwe ngira ngo murabizi mu Kinyarwanda abantu batunze inka hari ukuntu bajyaga bafata inka ikamwa cyangwa se yosa, noneho babyitaga gukingira amabere cyase gukingira inka, bagasiga hingwa y'umweru. None iyo nka yo babaga basinzeho iyo ngwa, umuntu wese yayibonaga gutya ahantu hose yayibonaga itambuka cyangwa se akayibona hirya yabonaga iyo nkisa neza cyane. Ugiye kimwe ngo umusaza arayireba arayitegereza ngarebye ubwiza bwayo, ngo atayumva agize icyaka n'inyota, ngo atayihuta ngo itajya kwibere ryayo, ngo arakurura aragotomera arangije atajya ku ruhande yumva ko amaze gushira icyaka. Wagiye ko nakubona ko kanya inka noneho iraganze. Kuganganyira ngo murabizi inka ntage nyara ho giraganga mu Kinyarwanda ariko bavuga.
wakanya ngo nk'ikiganga nk'umusazi saza yirukanka wahita kubitaho umunwa wakubiseho umunwa wakibishyira mu kanwa yumva ahita acira bati dore ibintu bidasa n'ibi ngibi kandi biva ku kintu kimwe. Ndagira tuvugishe ukuri, tuvugishe ukuri, dutandukanye amata ndetse tuyatandukanye n'amaganga. Tuvuge ngo ariya n'amata ariya n'amaganga, ibintu bigira inzira imwe, bigenda inzira imwe. Muri urugendo nibwo tuzagira muri iki gihugu cy'ikiragwa. Uwiteka avuze ngo nzakibaha kugira ngo kibe ikiragwa cyanyu. Yarakiduhaye ariko twebwe nitweho turimo tukibuza kukigeramo. Mbese wowe nanjye ni gute turimo turakibuza? Ikotorore neza. Wasanga ufite metero biri gupima abantu burebure n'ubugari n'amazuru n'amasantimetero, wasanga iri gukururana na zamwe na zahene, ukaba ari cyo cyakintu cyonyine kigiye kuzakubuza kujya muri kiriya gihugu. Kandi nyamara Uwiteka Imana yari yakiduhaye. Ntidukangwe nibe turimo, ntibitukamuremo imbaraga z'umutima. Urugendo ruracyakomeje. Ni muri umusirikare wa Yesu ukomeza urugendo, ndetse ambara intwaro ukwete inkweto ukomeze. Ibi bihe turimo turacamo ntago twenyine byabayeho. Abatubanjirije bose baciye mu birenze ibingi turimo turareba. Ahubwo sinzi impamvu wagize ubwoba bw'ibyiri murarebesha amaso yawe. Ibingi nakabazo gatoya cyane paraporo y'ibyo babaye, ibyo abatubanjirije baciyemo. We nta nkota n'imira kugeraho, ntago barakubangwa gukureho uruhu, ndetse nta n'umwana we barakwambura ngo bagende bamwica hariya bakubwira ngo va muri uru rugendo. Abatubanjirije ibyo byose byabayeho, we nta kimwe kirakugeraho. Ariko watendebutse, wavuye mu nzira y'agakiza, wavuye mu nzira y'urugendo, wavuye mu nzira, wataye inzira kandi warahawe igihugu wagitaye. Nyamara garukira aho ngaho uze mu gihugu cy'ikiragwa Uwiteka Imana yaguhaye. Nta handi uri murajya, ni mwirimbukiro. Ndagira ngo tumenye neza iki gihugu tuzakigiramo gute. Kukigeramo kenshi cyane turabyumva tukanabyishimira, tukumva ni byiza cyane, ariko siko twishimira kuzagera hariya. Twayirengagije ino nzira igerayo. Kubera iki tuzagerayo gute? Nta modoka zijya zitega, nta gutega byemewe kujya muri kiriya gihugu, nta moto zemewe kujya muri kiriya gihugu, ndetse nta n'ubwato bwemewe kujya muri kiriya gihugu. Kino gihugu tugomba kujyayo n'amaguru yacu, tukagerayo, bakatwugururira, tukagerayo dusoje urugendo amahoro. Abafite amatike menshi ntago yabafasha kuzagera mu kiriya gihugu. Ntago amafaranga yazakugeza muri kiriya gihugu. Oya, nimba bari baranabikubwiye barakubeshye, ntago ayo mafaranga yazakugezayo. Kurikiza gusa kondisiyo Uwiteka Imana yaguhaye. Yesu nyir'ururembo yakizeho. Byambere banze umwumvire, ukurikiza amategeko n'amabwiriza yiwe. Ni warangiza wambara nk'umusirikare uri kurwana gisivile. Mutihutira kujya gushaka botire na za rugagi hanze n'ingofero n'imbunda ngo mugoma ko igisirikare cy'isi n'igisirikare cy'ijuru ni ibintu bibiri bitandukanye. Mujye mu bitandukanya cyane. Uwazaniriye kamuhagarika hano akamwereka ngo dore ngaba bahanuzi, bamwe bahanuriraga amahanga, dore ngaba bari mu rugendo, barimo baraza, bari mu nzira barimo baraza. Yarangiza yareba imidari y'impiya bambaye mu bituza byabo, yakwibaza ngo mbese bano bantu n'iyi midari bambaye yo gukunda impiya bazayisohoreza hehe? Bazinjira muri kiriya gihugu gute? Bazinjira mu yahe marembo? Bizagenda gute? Bano bantu nibo bahanuzi koko? Aba nibo bagenzi banjye? Uwiteka Imana ambwiye ngo dore bagenzi banjye mo baraza. Yaba baracyana agahenda kamwica. Nimba muzaniye message ntumi 50 nta yindi nzakuzanira. Mbese ni koko nibyo? Ese kari wampembesheje koko? Ni wowe wagomba kumpemba cyangwa nagomba guhembesha wampaye message? Ndagira ngo nkubwire ngo nibeshye cyangwa se nawe wibeshye, kuko uri murahembesha utakombega guhembesha. Iyo niyo mpamvu ya mbere ijye kubudiniza muri urugendo. Uwazana Pawulo akamushyirana ngo ngaba abakirisitu barari mu rugendo baraje mu gihugu cy'ikiragwa Uwiteka Imana yahaye
arayikunda iteka akareba abakirisitu barimo baraza muri iyi minsi ukuntu ibintu bagenda bakururana nabyo yabati mbese abangaba niba koko barimo baraza. Pawulo yarira agahinda kamwica. Abo bose baratubana batubandirije kandi inzira baciyemo niyo iyi ngiyi nuko twe tuma tubyoroshya kubera nuko nubundi ibyo tuma turabona nabyo biroroshye raporo ibyo bubahuye nabyo. Icyari kukubesha muri kiragihe cyabo nibwo wari kubyumva neza. Kuvuga ngo ntago uri murasenga ku rusengero rwanyu rurafunze ntago ari urwitwazo. Peripetu wamuzana akamubwira ngo ngaba ababyeyi bari mu nzira barimo baraza yakwibuka abana be 11 bayishe bareba hariya yakwibuka uruhinja rw'ukuntu bamukubise uruhinja rwe baramufunze baranze yuko barwosa rukagenda rukarira agahinda kakamwica n'amashine kakamwica barangiza bakanga yuko amwoza kugira ngo barebe yuko yatentebuka agatesha akava muri iyi nzira akajya agaci nibo zizapaya cyangwa zizahande ariko arangira bati ngewe ntabwo nzamuri iyi nzira ijya muri kiriya gihugu kikiragwa ngomba kwiguma paka nibyo nubwo mwanyica barangije barabati rero icyane batwaramo baje byararangiye ariko ikiyutirwa no tujye kumukorera mu muhe karakana kagahinja barakabaze barakamwa bati ikizira sinka gikora ukundi ntago naryo umwana wanjye nanyine mwashaka monyice ariko inzira ntago nzayivamo. Uwo ngo wamuzana akavuga ngo dore ngaba ababyeyi bari mu nzira mo baraza yarebe inzitwazo ufite umwana wawe ararushya gutabonye umuturanyi wize ntuze ngo ntago wamumusigira ngo cyangwa se iyo tabonetse ngo nawe ntago wajya bateraniro. Uwo ngo wamuzana nakareba urwitwazo ufite yarira agahinda kamwica. Ndamabwira ngo inzitwazo dufite uyu munsi wa none imbere y'Imana ntaziriho ntabwo zifatika. Abacu batubanjije baciye muri ibi ngibi bikomeye barangije babicamwe amahoro baciye mu birenze ibi bituma ducamo barangije batabaruka n'itsinzi barangije abo ngabo bice muri cyo gihugu kikiragwa baradutegereje ariko se bategereje abantu ki bari mu nzira ni bande barimo baraza muri uru rugendo. Ni bande barimo baraza haje nde batubanije bagezeyo ngo mukirisitu ngo nabyirinye ngo bageraga ku marembo y'urwo rurembo ko bagiye kubona ngo abagabo batatu baraje barabarungurutse ngo yari Mose ngo na Enoki ngo na Eliya ngo baraje ngo barabarunguruka ngo cyangwa tubabona ngo baraje ko tubajya gutanga amakuru muri kiriya gihugu bati hari abagabo babiri baje bavuye mu gihugu kiri mu kiyo bageze ku marembo baraje barangije bajya gutanga amakuru kugira ngo Veneza yuko bari mu gihugu batutegereje baradutegereje ariko se ibyo uri muco nibyo baciyemo utwaye ko ari dutoya cyane uri muri twazi iki ni igihe cyo gutandukanya amaganga ndetse n'amata tukavuga ngo ariya ni amaganga ariya ni amata tukamenya ibyo ari byo inzitwazo zo ntazo. Ibyiza byo nubundi Imana izabiduha ijambo ryamwe kitugambira ngo ni ibyiza ntago ari ibibi ngo torora ukuntu uri muragenda muri urugendo rwawe. Benedata inshuti z'umusaraba tumva nasubikira ahangaha ariko nagaro ncumbikishirije ntabwo ari wo mpagarikiye urugendo turacyakomeje ivugabutumwa muze mukora subscribe share and like ndetse na comment mujyeho ivugabutumwa rirakomeje Imana ibahe umugisha kubitanze bakaba bafashe umwanya wabo bakaza bagakora bagakirika kuri hariya kuri channel yacu
kugira ngo dusangire iri jambo Imana yashyize ku mutima. Imana ibamugisha. Kadusenge. Uwiteka Imana igira neza, Imana ihambaye, Imana y'igitangaza. Turagushimye Data wera wo mu ijuru kuko wabanye natwe muri iri jambo. Turagushimiye Data wera, ndetse Data wera ngushimiye ndetse n'abaryumvise. Ngushimiye Data wera buri muntu wese wagize ubwitange kugira ngo Data wera agire ikinakura muri iri jambo wari washyize ku mutima. Imana igira neza Data wera wo mu ijuru. Ngaho Mana ukushyigikira aba bantu bose bari bankurikiranye hano. Mana ukushyigikira aba bantu bose bari bankurikiranye ku icano y'abizerwa. Ndakwinyize Data wera wo mu ijuru, ngwino ubagure, ngwino wongere ubagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu bw'umubiri nabubagure. Data wera ndabinginye ndabasengeye, icyo mbasabiye kiruta ibindi byose, ubaho ubugingo bw'iteka ryose kugira ngo tuzabane muri kiriya gihugu kikiragwa. Ngo Data wera ngaho bana natwe muri byose, ukomeze uturinde umubi muri iyi si y'umubi, mu izina rya Yesu Kristo numbisabye nizeye, amen.